ugonda mukije bene wacu mu Gihunde. Mwagishushu mwakikuyu anabona bajema bishusha binashusha barume ubwo no ngo bishusha ngo mbega mu Kiswahili ngo ese ko mvuga bishusha n'ibisusa bitanira bishusha n'ibisusa bitanira bisusa rero bava mu musisa shuti bakunze b'ikinyarwanda dukunda ikinyarwanda dukunda ni chano izajya bagezaho abatumirwa batandukanye bakomoka mu duce dutandukanye two muri Glalak bavuga igiswahili ikinyarwanda igihunde ndetse n'izindi ndimi zishobora kuba zivugwa hariya yewe n'ikigande aho ushobora tuzakivuga ikirundi n'izindi ndimi mwumva twazajya tubazanira bwakere nawe umeze neza turakomeye muratangira mutwibwira nushaka gutangire mu gihunde njono asirariani tatayita kaberuka munyasiku yere wa Kristo Innocent. Ufite akafinifini kafinifini kanika ile muhengeri kaile muhengeri ubushenge bwera ubushenge kuno bunda tutari bushenge mwana wetu ubushenge bwera mwetu ndi kumwe na Kaberuka dukomeze mutwibwire noneho kubumva ikinyarwanda ngewe igihunde cyane kirangiriye aho izo ndimi uvuga zimeze nk'izigoramya kafinifini bwa kere bwa hwere ibyo byose kandi ukaba byagenze gute ngo wisange uzifatanyije n'ikinyarwanda twibwire murakoze cyane izi ndimi nanjye nazimye mu mahanga yo twisanze ariko ururimi rwacu tuvuga n'umuco wacu ni umuco w'ikinyarwanda nirwo n'ururimi nzi nta n'urundi rurimi usibye ibyo tuvuze byo kwigana byo abo twayoturanye kuko ngiye kumoka muri Kongo no kavukire yanjye navukiye wavukiye muri Kongo uri kuvuga ikinyarwanda cyiza cyane kinonosoye byagenze gute ngiye navukiye kugira ngo mbigutwara neza navukiye ahitwa Ikizimba hakuri Gicanga muri groupema ya Bishusha Bishusha ni hafi nibwo Kirori rwiri muri iyo groupema Kirori rwe ukagera Iburungu wabiburungu ukagera ukagera Igicanga Mweso Mweso ni hepfo Musenyi Mweso uva Igicanga ugera ntuza imuhongoza kagera Mweso manu kugera za Warikare za Bitongi n'ahandi naho iwacu uva mu Gicanga nyine kuko umupaka Basisi na Rucuru uri muri Gicanga hagati kuko n'isoko riremera umunsi umwe kwa kane no gucyumwe Basisi na Rucuru Gicanga nimba mpibuka neza hari umuhanda umanuka aho bitaga kwa Mwami ugakomeza Mweso undi ukazikatira iburyo ugana ni hehe hariya urakoze cyane umanuka uca kwa Mwami niwugiye Mweso naho uca uruhande ugiye ahitwa Igihimba niko ugiye ahitwa Igitobo uzamuka ugiye Burungu uca ruguru ugiye ahitwa Ibishusha okay nabyumvishe none ababyeyi bawe nabo ni kavukire ka Kongo ababyeyi banje bavuka mu Rwanda ariko bagiye kera cyane ariko baguma ku muco wabo w'ikinyarwanda wabigenjutse babigenje batubwira ngo tuzabwire n'abandi bana bacu niriye banga bakoresheje kugira ngo uvuge iki kinyarwanda cyiza kimeze gutya ariko ukananyuzamo ukakivangamo ubushenge bw'erumwetu ndi kumwe na ibyo bintu niriye banga ibyo ntabwo ari ibanga rikaze cyane ni abantu twawuturanye ari abaturanyi bacu kuko bari abakoko bwitwa Abahunde natwe tukaba abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko kavukire ababyeyi bacu bakomoka mu Rwanda ahubwo urubyaro rwabo nitwe twavukiye muri Kongo kuko nibuka
papa yaje agatubwira ko yahunze nako narahunze naragiye bashoreye makasi bisobanurwe neza ko yagiye afite imyaka 12. Ni kera cyane. Ajyana na mukuru we na nyina no bimukanye. Umukuru yari afite urugo rwo mudatenda ubwo yari afite aja gushaka iyo ngiyo. Kugira mbese yakuriye muri Kongo anashaka iyo ngiyo. Ejo bundi bega amaze yashaje afite imyaka 92. Kandi wihangane niko bigenda mu buzima. Ndumva uvuga ikinyarwanda cyiza. Ese umuntu uvuga ikinyarwanda, hari umuntu uvuga ikinyarwanda wabwira hari abantu bumva ikinyarwanda kuko n'ururimi ruvugwa na miliyoni 35 zirenga hariya muri biriya bice Uganda, Tanzania, u Rwanda, birashobora ko zigeze nko muri miliyoni 40. Umuntu uvuga ikinyarwanda, ubuzima bwanyu bwari bumeze gute kugira ko byabaye ikintu ubuzima bwanyu bwari bumeze gute mwabaye wasangiza abadukurikiye? Urakoze cyane. Ubuzima bwacu hari ibintu yaje kubaho muri Kongo nyicyo gihe yitwaga Zaire. Nagiye kubyiruka muri ubwenge nyine cyangwa igihugu cyitwa Zaire ko nyine buno cyitwa Kongo ariko cyaba cyane Zaire kugwa mu buto. Nibuka cyo gihe nagiye gufata cyo gihe bavuga ni uresansema. Ese bavuga ni cyo gihe bavuga ngo ukore fishi. Ari uresansema nyine. Bagiye kunyandikira uresansema kuko nari maze kugira imyaka 18 baramara ngo umunyaruhengeri. Kandi sinahavuke n'abakuru banje ntibahazi. Ugumva papa yavuye afite imyaka 12 apfuye afite imyaka 90 n'ingahe. Kuva abakuru banje bose bavuka iyo ngiye akwaje kuyita ngo ndi umunyaruhengeri ndi umwana muto w'abocu. No kubera rero bavuga ikinyarwanda kirabiterwa ku mwanya buzuye. Bavuga ati bari abanyarwanda. None se iyo babitaga abanyarwanda bikaba ko mujya aho bari kubitirira byagendaga gute? Icyo gihe rero ko byagendaga, urabona hari kimutatahaga ngo mugende mujye mu Rwanda nyine aho bari kubitirira. Kubyumva nawe urabona hari bari baragize barafashe imirima barahenze bararuye bari bameze neza. Bega yego nyine no kubavugaga batyo ngo ntabwo ari abakongomani ngo ni abarefugee niko nabamvaga bavuga. Ariko nticyatumaga nta kibazo babagiragaho ahubwo ikibazo cyaje kuzanywa muri zino ntambara z'ejo bundi. Ubundi bari bameze ntacyo twari tubaye. Ariko se biravugwa ko kari agace kose ukagenda aho twari duhereye ukazagera za Mweso hafi na Warikarizo, icyo gice cyose ukamanuka hari na Murenge ushobora kuba irimo sinzi muri Sud Kivu ko haba ari mu Rwanda hari u Rwanda. Ibyo urabivuga iki? Ahubwo urakoze cyane. Kujya rero hariya naratembereye cyane. Naragiye mu mupaka wa Kongo naratembereye cyane. Narengeye hariya mve wacu tembera nca hariya za Rucuru ndagenda cyangwa zabonaga ni hakurya kugera ku Kivu hari umupaka wa Kongo na Buganda. Hari ikigo cyitwa ikiyaga cyitwa Rwicanzige. Kuri Rwicanzige. Ubwo ndamanuka ndagera manuka ariko za Kayina. Ndamanuka igorofa za Warika. Wagendaga n'amaguru? N'amaguru. Uragiye? Twagendaga kurambagiza. Mbega twarekezaga nk'abacuruzi mudukurikiranye ubu turi kuganira dutebya. Kwa kundi nyine baza gushaka bari bacuruzaga amabuye bitaga za oro bashaka imari mu kubyumva. None wabonaga ari hasa no mu Rwanda se? Hari heza cyane kandi ntaho utasanga umunyarwanda. Ahariho hose wasanga umunyarwanda muvuga ururimi rumwe. None ngiye kubaza akabazo tuzajya tunyuzamo nkwibariza utubazo turaho. None se iyo uvuye hariya hose nzi ko ninkikubaza icyo kibazo uri bugisubize.
kirahita kiguha ishusho y'icyo nshaka kumenya. Ni mu Rwanda hari ahantu bimeze mbwira amazina 30 yitwa ahantu hariya muri Kongo mu mazina y'ikinyarwanda. 30 wenda ntabwo nayageza ariko ndakubwira hamwe. Harahitwa mu Ruhengeri. Yego. Harahitwa mu Rwambere. Yego. Harahitwa mu Murera. Yego. Harahitwa mu Bugoyi. Turagenda dufatanye. Yego. Aho ni muri Kongo. Aho ni muri Kongo niho kubwira. Ni muri ihe territoire. Ni muri Rucuru ndi kuvuga. Ndi kuvuga Rucuru gusa. Urenge ahitwa Ibirambizo. Ujya kugera ujya Kibirizi. Hari ahantu uca ahitwa mu Ruhengeri. Wamanuka iyo hejya ujya kugera ahitwa za Kobara ahitwa mu Murera. Gugize nk'atandatu yekomeza. Wagera ahitwa mu Gikingwara za Bukombo hariho abitwa Abagoyi. Ya mazina y'ahantu mbega n'agace. Buriya Sake ni Igikongomani. Sake no ko batari ko si Sake nyine se. Igikongomani Sake ukomeza uzaruka. Naho Goma singoma ni Kinyarwanda. Rucuru no gucura n'inyundo na Kinyarwanda. Kirori rwese ukanumva. Kirori rwo nawe uzaze wirebera uko hameze. Kumva n'ahandi Nyaburanga. Wose urebye ariho hose wasanga ari u Rwanda gusa. None se kuki hataba ari u Rwanda kandi hitwa amazina y'ikinya n'ubutaka n'abantu baho hawe witwa Kaberuka. Ahantu hakaba hitwa amazina ku kibura hatabaye mu Rwanda byagenze gute? Urakoze cyane Marko Ngamisha. Hari ikintu nakubwira. Umuntu wese kera usibye ko maze kwibona muri no ntambara ngo habaga umutu n'umututsi. Icyo gihe wati nta byabagaho awaruzi umutu n'umututsi. Kandi tuzi ko tubibamo dushyingirana tusangira tunywana tugirute. Ariko byabereye hariya nuko ibyivangura tugasanga amazina namo. Hari baharera Imana, hari bavugana Imana, hari mbese naye Kinyarwanda gusa. Ikindi gikubiyeho aya mapesiti ntiyabagaho cyane kubera mbere hari ikitwa authenticité mu butu hose byagiye mu ubwo burayi bwabo. Iyo baje gasimbazi baje kwakura imbwa ngo Desire aje yitabye ati muvane izina ry'igikristo. Uburetse gato nzagaruke yagiye mu bihugu by'Uburayi yumva bari guhamagara imbwa ngo Desire. Umuzungu yakura imbwa ngo Desire izimoka. Okay. Cyangwa yahahuriye n'iyo mbwa. Imbwa yari ifite yuko uwo muzungu yego kundi unabona ngari noneho aza arayakura. Ngo Desire ari Desire president wacu mu butu sesese koko kungwendo wa Zabanga. Aramureba na yamwita yiruka barahahurira barebana nuko mu mutaragenda arabyitegereza bati muri Zaire yanjye ntabwo uzongera kwitwa izina ry'Ikristo. Yego. Bazaje bitwa izina rya authenticité ariyo ry'igisekuru. No kuvuga ngo uretse bariya baba bavuga ngo abantu bavuga Ikinyarwanda saba Kongomani na Abanyarwanda ni ukugira ngo tubaburizemo babazimanganye ubundi ubumwe bwari buhari kiriya gihe abantu barabanaga nta kibazo. Nta n'uwaruzi ahubwo hari ikintu cyari gihari cyitwa ububyara bwo buramenye bateraga ububyara ubuse nabwo bwari buhari cyari byiza. N'ikimenyimenyi cyakubwira nanjye ubwanjye wahavukiye sinziringa. Izina uzi igihunda nuko n'abaturage barinda mwashibireho tuzajya dukomeza mwashibireho niwiriweho ndabiriwe ngo washibireho ndaje musubiza. Noneho rero ibyo byari byiza ariko aho ino ntambara itereye noho amafango yaje kuza ariko mbere yo kugira ngo bibe haje kuba agatambara ko
ko mu kinyarwanda ntago bavuga gatambara ni intambara muri make intambara y'abavuga ikinyarwanda n'abavuga igihugu. Inshuti mudukurikiranye tuzajya tunyuzamo tuvuga ikinyarwanda cy'umwimerere kitarimo kunyura ku ruhande, kuko turashaka ko hazasigara ikinyarwanda cy'ikinyarwanda gikomoka mu kinyarwanda, tutitaye ku gihugu icyo ari cyo cyose buri muntu akomokamo, ahubwo ari ukugira ngo ururimi rwacu rwumvikana, ururimi ruduhuza. Mwebwe banyarwanda muri hano, mwebwe bavuye muri Kongo, mwebwe mwavuye mu handi hose bavuga ikinyarwanda, ururimi iyo turuvugiye hamwe tukaruvuga neza biduha imbaraga zo kumva ibintu kimwe, bikadufasha mu iterambere dushaka kugeraho, n'ibindi byinshi abahanga mu ndimi babasobanurira. Dukomeze n'akari gahisemo intambara. Intambara yabanje gutera yitwa na moko abiri yabanje kurwanira ubutegetsi, kuko ndabisobanura byo bwari ubwoko bw'abahutu n'abahunde. Bamwe baje bitwa abahutu, baje bitwa ba Magirifi, abahunde bitwa Shengehunde. Uwitwa umututsi rero akawuriya vaniyaje. Umuhunde ati tumukurikira uriya ngo ukurikire imirizo y'inka zabo. Umuhutu ati natwe uriya tumukurikira ntaturwana. Noneho nyuma yaho uko si ukubakunda, hari n'ingino bege bateraga nemwe nandi kumwe nabo pe, ko baraguzangura umusore. Turirimbire twumve. Turirimbire iyo mbyino twumve. Iki? Iyo mbyino bateraga waturirimbira. Ugahunde barayihogoroye gatutsi rahoge ibyo twese ubwo bisobanuye. Ugahunde barayikugoroye none gatutsi barayihoge, niko kuvuga ngo bariya babavanye uruhande bahasigaye umututsi kuzamuvanaho nawe. Ngo gahunde barayihogoreye bamuvanye guhogorora niko kuri bajya bazi bengurwa bakuruvoma naho gatutsi irahogeye guhogera niko yazimye. Oya ndarandi baramukoraho ariko ni nkaho yabirokokeye. guhogera niko kuri mutobe ngo akamuri amasaka bakahogera baramutaze. uriya mavanyeho hasigaye ubwo wowe wabibyinaga urinde? sinjye wabibyinaga. Iyo babaga bari kubyina wumvaga umeze ute? Wumvaga umeze ute? Umeze ute se ko urasubira inyuma bakwica? Ni ngombwa kugira ngo ujyane nabo, kandi basanga nta gisongo cy'umugabo ufite, bakavangura kumwe n'abahunde bakabana gutsinda. Abo ba Magirifi. Ariko tukavuga ururimi rumwe. Ubwo rero baturuka hebo ba Magirifi. Kandi turanye si hamwe se. Abanyarucuruzi. Abanyarucuruzi abanyarwanda ngatwe. Rwose bose baravuga abanyarwanda. N'abahutu mbega n'abahutu tubaho, urabona ko abahutu n'abatutsi burya bari mu nintu bikirana. Okay. Nuko intambara iza kuva aho ngaho bizaza gukomera. Rero twaje kubona bikomeye tuza. Numva se abo bavuga ikinyarwanda namwe mwavugaga ikinyarwanda byaba bimeze nka wa mugani uvuga ngo isenene urazifata ukazishyira mu ishoshi ujya kuzigeza ku ikarayi zamaranye, nibyo gusa. Ese ko bumva barya ari ukuryana kandi bose bubahiga abaziza ko bavuga ikinyarwanda? Yego. Icyo gihe amaze kuba hatangiye kuba umwuka mubi, bavuga ngo ingotanyi ziturutse mu Buganda ngo zigutera u Rwanda. So gari muri 1990 ariko nyine Shengehunde yari iya mbere. Ariko habaga kwibuka neza hano umugabo bavuga ngo ni nde mama, bavuga ngo yazanye imipanga muri Zaire, icyo gitwaga Zaire. Yazanye imipanga yo gutema abatutsi. Icyo gihe niho urundu rwatangiye kuza, nyine impunzi zo mu Buganda n'izariyo zose zitanga ishaka gutaha. None rero niho batangaga mu nkunga ziri guturuka muri Kongo n'ahandi hose, bakabanza batemagura bavane. Ariko hari imbere iyo yitsembatsemba ryo mu Rwanda. Ubwo rero
dukomeza kuba muri ubwo buryo twaraye mu bigunda ariko akabaho n'abahutu tujyana hamwe na bitandukanye tukajya kurana mu migezi kugeza igihe amazu batwika imbagara zishiraho. none uri hano muri Amerika muri leta ya Indiana ibirometero amasaha iminsi ubaye ugiye n'amaguru sinzi igihe wazagerera muri ako gace ko muri Congo. Ubaye ugiye n'imodoka nabwo simbizi indege imara amasaha 20 ntabwo yangu ugereyo. Ubu byagenze gute ngo wisanga? Urakoze cyane. Intangiro n'inzozi zo kuvuga ngo nzagera ino ntazo natekerezaga no kuba ngiri na Kongo kwa ngo nzagera mu Rwanda nizo nzozi ntazo nari mfite kuko byaratangiye nyine kwanza sana Habyarimana amaze gupfa birakomera baravuga ati no kubamara ubwo bafite impamba bagifite kamwe basize turavuga gatungo kinga bakabakagurisha hari n'uwagurisha inga bamuhana ari cyo genera amadolari 25 ayigereka hinyana yayo kugira ngo abone kagenda. Ubwo icyo gihe inkambi ya Mugunga hariho abatemaguriye mu nkambi ya Mugunga hariya ajyamana bese bari mu mamodoka y'amakamyo bakundi bicara bamagura kare leta. Benshi basize ubuzima hari na benshi baciye amaguru. Twebwe rero kuko ingabara barazimaze tubura ubushobozi tugira amahirwe ngiye ku giti cyanjye ndiheraho ntabwo nduvugire bose kuko bose benshi twarazanye. Imodoka zaturutse mu Rwanda ziza gufata abantu ziraturokora mu menyo y'intare. Ubwo nimba nkumvishe neza byakomeye aho jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yabaga hanyuma igisirikare cya RPF kirokora abari bari kwicwa hanyuma abicaga barahunga bajya muri Congo bakomeza umugambi bariho bakora mu Rwanda. Ni icyo cyabiteye? Ya urakoze cyane mbere ngiye kugeraho nyine barahunze bamwe impunzi zimwe zari hariya Mugunga izindi ziri Gatare izindi ziri Ncuza ndahibagiwe nibuka njyewe ubwanjye twakuraga ibijumba mu mirima yacu tukajya kugurisha intare hamwe ahitwa Itongo yazifite niho naboneye bwa mbere na mbere niho naboneye ikintu cyitwa ibasi no basi twara abagenzi nini baravaye imyenda bahagenda baje kurangura ibijumba mu isoko ry'Itongo twagendaga ku manywa tukagurisha nijoro nta muntu bakoraga bakagura barunda muri ya modoka bati twaje kugura hari mu mwamuru kugurisha intare hamwe. Ubwo nyuma yaho byaje gukomera rero no twagendaga tujya mu baje kuduhungisha tujya mu Rwanda ariko baduhungishije waje uvuye mu nkambi rero ntabwo twavuye mu rugo aho ngaho twari turi wacu haraho bamwe batikirwa ngaho igicanga rero abantu bakaje bava mu mihana yose yo hirya no hino za Masisi za Rucuru za nare bahungiye ibicanga bose bagahura ngo imodoka zikabatunda. Ariko abari bishoboye cyo gihe baza bareterereje ari bamwe bateza Gishwati abandi naho abenshi baza mu nahise no babwiza Kingungu. None uri hano uracyavuga ururimi rwawe neza ubwo ko Kongo muri izi ntambara zimaze iminsi ziba hari abasore bafashe umugambi wo kujya kubohora ubutaka bw'iwabo gakondo yabo kugira ngo ababyeyi babo basubire kuri gakondo bajye gusazira mu mitungo yabo babeho mbega bafite inkomoko. Ugitekereza ko hari igihe kizagera ukaba wajyayo? Imana yonyine yaba yabishobora umuntu agasubira kuri gakondo ye. Nubwo nageze hano muri Amerika nubwo ndavuze ukuntu nageze hano ariko nisa Kongo ndayikunda. Kongo ni igihugu kizima ahubwo ku buryo ntakwibagirwa igihugu cy'ururimi rwanjye. Yego. Nicyo cyanangaje hano kuko nageze hano mvuye mu Rwanda. Yego. Kuko niho twahungiye amaze imyaka 28.
ubwo no kuba ubuzima bwawe bwose Ni- ikirenga wakibaye nakibaye muri cyane kuko nahunze mva muri Kongo muri 1995 mu kwezi kwa kabiri tariki 28 igihe nzajya kuko wenda sinzi uko tukomeza bigutuma bimpa ikibazo nakubaza nubwo ntari kuhango nkubaze byo kugucalenjinga ariko bituma ngira amatsiko wenda n'undi udukurikiranye yazagira igihe wumvaga Bunagana ifashwe bikagera i Goma bikagera i Bukavu muri wowe wumvaga umeze ute utabishyizemo wenda ngo ni no kunshaka ko kugira ute n'iyi saa telefone yanjye mbona ndeze ugutwi numva obegeze numva ko bimeze n'iyi saha njya numva ndi umusore nanasimbukaga genda icyo nyine ni nacyo ukomojeho ubwo uri umusore ariko ntibivuze ko abasore bashitse abahari urumva bababwira iki ahubwo urakoze cyane icyo ni ikibazo cya cy'ingenzi njye nanitanzeho urugero uri umusore ariko ni umusaza ubu mfite imyaka 61 ndakubwije ukuri kw'Imana ndi umusore nubwo naba mfite imyaka 40 ntabwo nawe cyicaye mu buhunzi hariho bamwe kenshi na kenshi abasore benshi bacu b'impunzi hariya mu Rwanda baruzuye hari n'abakonshima abasore bavuye hano nzi bageze kuri 5 ntabwo ari ngombwa ko uvuga amazina yabo ariko nyine abo gushimwa mujyemo basabira Imana izabahumurisha ahubwo bo ngari nk'abari abasore bacu bari hariya mu nkambi ntatwe kwamara n'ibyo nabo babigabanyije n'udufaranga baga batuvanyeho ntabwo bajya kurwanira iwabo babone bibafasha basubire kuri gakondo ahubwo bakemera kugute kwibwa banywa ubuyogerwa n'amatabi hari ikindi cya kabiri kagari n'abari hano cyane cya mbere mbagayira no guta umuco kutumva ko igihugu cyabo ari cy'ingirakamaro ahubwo hari n'uwaretse ukungura ejo bundi ndabaza ati se sha urakibuka iwanyu ngo mvunomu Vienna yego niko benshi bavuga ko this is America ngo icyo kigero twakivuyeho mwana si hano sejo none inshuti y'Imana aho kino gihugu umuntu cyabamo uje kugupakasa akazacura umuhahara ariko ntiyakereramo kuko kubona umuntu ufite nk'abana 5-6 hano akazarokora wenda 2 azabagira amahirwe Imana izaba yamuhaye kuko hano abana barangiritse bikomeye cyane umuco uratakaye yego nawe twebwe wambwenye mu mbere abakongomani kubera ikinyarwanda kitwomoye abandi bakabavuga babivangavanga nkaba mvuga ikinyarwanda gitubona kubera iki wenda nasingize cyose ariko uko biri kose ngo ururimi rwanjye mvuga na mama rwavuga na data rwavuga ndakubwira kati hari n'abatazi igiswahili kandi arwo rurimi barusange nanjye ubwanjye narahavuke ndahakurira sinziringana ubu turimo turagenda twigira imbere imyaka igenda idukurana isi igenda ihinduka ariko kandi ari nako yegerana ibi turi kuvuga hari abari bubibone hano bari hano hari n'abazabibona bari hariya bakuzi cyangwa n'abatakuzi n'abazifuza kuba bakumenya cyane cyane abavandimwe bacu bavuga igihunde waba yihe message y'urukundo n'amahoro n'ubumwe kugira ngo hariya bari kubyumvira n'ubundi munyemerere wenda nabasuhuza nkaraha message mu gihunde ukabasuhuza ukabaha message amahoro urukundo bavandimwe gutyo nakoze cyane reka basuhuze mu rurimi rw'abaturanyi bacu twaduturanye mwashibiri w'abanyachetu njono etsina lyane wanabula mukaberuka
munyasiku ye Innocent njo na utwa makitsimba agurupe mabishusha alakini ile mwetu mwakitanga aho ani baketsa kabisa mwewoshi ani ketsa abahunde boshi bamweso babishusha baburungu barukweti baruwara abe bahalana ni ebweramana bahahosh ani baketsa kabisa njono mundu watoka nini Maruchuru kwa makikuku agurupe mabishusha ani baketsa kutsibo kabisa na nina ikawa kuno mu Amerika